umva rero icyo kibazo cyawe ntabwo cyumvikana icara hanze ariko mwambabariye tukagenza amasaha neza ko dufite amasaha make mbwira ikibazo ufite ikibazo kuva wambigeze imbere yanjye menya ngo cyakemutse mbwira ikibazo cyakemutse ikibura gikemutse byabaga bariga ntabwo byumva babaze cyakambere n'ibikabyo cyambere urandambiwe se ko ntacyo usangoraho wageze sangaye ubundi zo masano uzi ko gahunda ziberaho kuzica mwana none amategeko bereye iki batubwiye saa 9 tugomba kujya guko kuza nibo saa 10 mama yangu game over niko natwe tumeze nimba umuturage agutumiye ugomba kujya guko ugomba kwegeza isaha yawe masaya kunde amasaha afera mama ari saa 9 none bigeze saa 10 sasa huyu natinye tarongorotse ariko arani muri babiri inama yarangiye cyangwa ntabiratanga ndakubwiza ukuri cyakwe kamasaha twahagereye niba inama iri bukazi ubwiza ukuri cyane kazi ariko uyu muyobozi igihe twanze kuza tuganye mu bintu hazi tutamenya sane ejo niba yamuciye se yesu we kuko reka natwe reka ngiye tugiye kwigaragara useka neza abantu baturembeje umuyobozi rwa yakuza kuko cyacu ibintu bamaze iminsi bankorera ura nta kintu mubona mumwe ikibazo cyanjye mwana ejo bundi banyubiye televiziyo ka yego kaga kijitse rukara apana ndetse n'ubundi nawe atwaye cyane uzi ya frat naguze ejo bu bajya ngo harimo ariko hari nashoro wabyihoreye wese mwana inka yanjye mfite nashakiye utwatsi atumba kanjye ndagatemye byihorera inka yanjye yabyaye ejo ariko nyisize nayo nta iwacu nta muntu wigeze yiyahuye iwanyu bariyahuye se bakahageze ubu ariko buretse ahagere ndakwiye uko tubigenza barabona ntabwo ari budukire byihorera ba mugabo byihorera nde nakomera mugabo we ni ibibazo ariko se ko muri kwitonda hase baratubaza tonda wanjye Imana muzanye mwana ko ufite ikibazo cya mudugu cyane nawe uri mu bandi nawe utegereje n'abandi bose ora mugabo urabona nifuje wasanga yibere imbabazi bazagera bamukuraho ahubwo se wamukuyeho sha yesu we wasanga yibere muri twangufu na twadodo ubwonko dore ko ejo bundi urabizi yasanze kumwe n'agasake bose shanda ubundi umurundi mu gikiraho umuyobozi n'ikindi ntigaragambye abaturage kubera yuko ubundi umuyobozi ashyirwaho n'abaturage agakurwaho n'abandi ariko hari nashoro n'abaturage agakurwaho n'abandi twe twamutoye rero twamutoye igitangaza kumva twebwe umva n'ubundi kanigende natinze
tugende araya gutya ndakaswe araya gutya nagura mukira ako turakuvuganira man uvuga masiga yagira none ndagenda najya n'utari kibara ku inyange iragiye kubaje karese ubuno no murumva mense arambi wa mugabo nuko udafite gikora yamese wabyamese sha ngo muramute uko bwije busa nisanga rero kuvugo kubona nta kintu mubona mwe rero muranyihanganira nakerewe Yesu we icyo gihe ngo tugire ibyo tuganiraho hakirikana tuganira abajura tumariye ibikoresho no kuzana amasaku ibintu by'abajura hano biracyavuga reba dushaka atambara ingofero cyangwa bagutwaye Okay, muwe muretse ibyo bibazo ntago ari mwebwe mu bibaza. Okay, noneho kugira ngo twihutishe ibintu amasaha atagifata ahabwije. Nagira ngo umwe ambwire ikibazo afite. Okay, haguruka umbwire ikibazo ufite. Murabizi ko mperutse gutsindira televiziyo muri Tenga Promo. ugize ngo iki byambereye bibi byase bitwara. Okay, ibyo bisambo urabizi? Ibyo bisambo ntago mbizi ni ukubikeka. None ibintu byo guteka ntago bizi nahangaha mu buyobozi. Ari ikindi kibazo waba ufite? Ntacyo ariko ariko icara nawe uguhaye ijambo. Okay. Hari ikindi kibazo ufite? Nta kindi kibazo. Icara ibyo ngibyo ntabwo. Icara wewe na jambo nguhaye. Okay, hakurikireho wa kabiri. Ibibazo ari byose byinshi cyane pe ikibazo mfite ni iki ngiki inama tugiye kubasanze kugeza ryari ikibazo cye kirankomereye pe cyo nicyo kibazo cyakubaza ariko urumva ko kirankomereye ni ikibazo cye kirankomereye icyo ngicyo nicyo kigukomere inkoko zanjye barazimaze nawe reka ngiye nkubwize n'ukuri n'agace ugomba kukarinda kugira ngo gatanwara n'inkoko pe nawe warerewe hehe umva rero ugomba kumenya ngo afande ucece ugomba kumenya ngo ndi umuyobozi ndabayobora si munyobora ariko reka ubwire umuyobozi kibona Yesu we ugomba kumunwa muremure ye mutekano tuza cyayimana reka ikibazo ufite ni iki ikibazo cyanjye ntakikubwiye ibibazo ni nabyinshi cyane pe ibyinshi umva rero icyo kibazo cyawe ntago cyumvikana icara hasi ariko muyobo ngaho nawe uhawe ijambo ariko muyobo ijambo rwose mu ijambo ariko nawe no kuvuga ajya kurikiza discipline ariko wa mugabo we discipline mwambabariye tukagenza amasaha neza ko dufite amasaha make ubwira ikibazo ufite kana muyobo ikibazo cyane mbwira ikibazo ufite icyo kibazo cya mbere kuva wamigeze imbere yanjye menya ngo cyakemutse mbwira ikibazo ufite yabaga bariga ntabwo byumvuka uyobozi turakurambiye n'ibikabyo byawe urandambiye se ko ntacyo usankoraho shaho okay mbwira ikibazo ufite Yesu we okay icyambere kora mu mutwe w'umuyobozi ni icyaha ni ikosa cyane vumbura kuri ikibazo ndavumbura haguruka umbwire ikibazo ufite wowe ari najoro bwana muyobozi ikibazo cyanjye wavuze vuba wowe muyobozi ako kantu ikibazo cyanjye umuntu yaraje anyibira sogisi Yesu we muyobozi tuza